reka mbifuriza ibihe byiza hamwe mwese mukomeje kudukurikiraho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu ni umwanya rero tugiye kubagezaho update zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi turi buvuge ku myidagaduro yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, byose bijyanye na entertainment turi buze kugenda tubigarukaho. Ese ni ibiki bikomeje kuvugwa hirya no hino ku isi? Nge ndi Daniel niyo nkuru, reka nze mbikugezeho. Reka aya makuru y'imyidagaduro cyangwa se entertainment show tuyahere hano mu Rwanda ku muhanzi Anywa, aho yafashe rutema ikirere yerekeza hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye inama mpuzamahanga ihuriza hamwe abafite aho bahuriye na muzika. Ubwo ni inama yitwa Anywa Show 2026, ikaba iri kubera hariya muri Leta ya California hariya muri Amerika. Inama rero Anywa yitabiriye ikaba yaratangiye ku itariki 20, ikaba izageza ku itariki 24 Mutarama. Icyakora ibikorwa by'imurikabikorwa byo bikaba biteganyije guhera ku itariki ya 22, ubwo byatangiye ku munsi w'ejo bikazageza ku itariki ya 24 ku munsi wo ku wa gatandatu Mutarama uyu mwaka 2026. Ni inama iri kuba ku nshuro y'125, ariko ikaba iri no kwizihiza imyaka 50 ishize itangiye. Ibikorwa byo kwizihiza rero y'isabukuru byo bikaba bizabera mu mujyi n'ubundi bisanzwe biberamo wa Anywa Convention Center. Tuvuye kuri Anywa, Bruce Melody we yavuze ko amaze igihe yarazibukiriye ibijyanye no kunywa itabi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose rwose kivamo umwotsi cyangwa gitanga umwotsi, abitewe n'umunsi yigeze kunywa kuri icyo kinyobwa cyangwa se kuri urwo rumogi ruza kumurwa nabi, yiyemeza kutazongera kurukoresha na rimwe. Uyu muhanzi yabajijwe ikintu yagerageje gukora agahita akizinuka bitewe n'ingaruka byamugizeho, ni mu kiganiro yari yagiranye n'ikinyamakuru Igihe. Rero yahise avuga ko rwose itabi cyangwa se urumogi ari ikintu yasomyeho, ariko ahita avuga ati n'undi munsi sinzongera kurebaho na rimwe. Uyu muhanzi akaba yaravuze ko mu gihe cyashize yigeze kujya i Musanze afite igitaramo, wari umujyanama we aza kujya koga ariko asiga urumogi ku idirishya. Bruce Melody rero utarumenyereye ibyo kunywa urumogi yaje kurunywa rumurwa nabi, noneho mu rwego rwo kumuvura bamuha amata kandi yari kunywa inzoga nyinshi, birangira arembye noneho kurushaho. Kuva icyo gihe rero avuga ko yahise azibukira ikintu icyo ari cyo cyose gicumba umwotsi ku ngubu adashobora kurebaho na gatoya. Ni icyamamare mu bijyanye no gutera urwenya cyangwa se mu gukora ibiganiro bijyanye na entertainment hano mu Rwanda ku gitangazamakuru RBA, ubwo ndavuga Japhet Mazimaka. Ubu akaba afite impamyabumenyi ebyiri z'icyiciro cya gatatu cya kaminuza masters, yagaragaje ko zari inzozi ze zo kugira ngo ahinyuza abamuhaye inkwenene ubwo yigaga muri gahunda y'uburezi bw'imyaka 9 y'ibanze 9 years basic education. Ibi Mazimaka rero akaba yarabigaritseho mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru, ahamya ko uretse izi mpamyabushobozi yamaze kwibikaho rwose anifuza gukomeza amasomo ye, akaba yagira impamyabumenyi y'ikirenga izwi nka PhD. Uretse izi mpamyabumenyi uyu mugabo Japhet Mazimaka afite, akaba ari n'umwe mu banyarwenya bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko natangiye mbivuga, ariko akabifatanya no gukora mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Umwe mu bazwi cyane mu bafite izina mu bijyanye no gutunganya umuziki hano mu Rwanda, ariko ubu ubarizwa mu Bwongereza, Medbeat, akaba yari amaze hafi imyaka 4 yimukiye mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko akaba yashimangiye ko agiye gutaha mu gihugu cy'u Rwanda burundu, akaba ariho azatura, ariko ibi bitazajya bimubuza gusimbukirayo rimwe na rimwe mu gihe ari utwo akeneyeyo. Akaba yaravuze ko rero ari mu myiteguro yo gutaha burundu mu Rwanda, akandi
kandi ko mu Rwanda ariho iwe, ariho iwabo, kandi ko nta cyamubuza kuhaba. Umwaka ushize byari byavuze ko uyu musore Medbeat umuhanga mu gutunganya indirimbo ari mu biganiro na 155 AM Limited, gusa yirinze kugira icyo atangaza cyangwa guhamya ko ayo makuru ariyo. Avuga ko ibyo bijyanye n'imikorere yabo ndetse n'uko bazakorana ibyo azabimenya ahageze, kandi ngo ibyo ntago ari byo yimirije imbere kuko bitari mu bitumye ataha agaruka hano mu Rwanda. Medbeat yavuze ko nubwo atashye nta byinshi yavuga ko bagiye gukorana nabo kuko ibyinshi azabimenya nagere ni Kigali. Uyu musore rero ubundi amazina ye bwite akaba ari Mucyo David, ariko ukunze kwita Medbeat, akaba yari mu Bwongereza mu mwaka 2022, akaba yaragiye gukomerezayo ibijyanye no gutunganya cyangwa se kunoza neza uburyo bwe bwo gutunganya umuziki. Reka twitege rero ko tugiye kubona inyuma y'aba Element, inyuma y'aba producer Prince Keys ndetse n'abandi bagiye batandukanye, hakaba hagiye kwiyongeraho Medbeat nawe wanditse izina rikomeye cyane. Reka twizere ko igihugu cy'u Rwanda kigiye kugira bamwe mu batunganya muziki bari ku rwego rwo hejuru kandi benshi cyane. Tuvuye hano mu Rwanda reka tunyarukire hariya mu gihugu cya Uganda ndetse n'u Burundi, aho umuhanzi w'icyamamare muri iki gihugu cya Uganda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ubwo ni Chameleon, akaba yafunguye ku mugaragaro radiyo ye nshya hariya mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Akaba yayise Chameleon FM, ivugira kuri 94.9. Iradiyo yafunguwe mu rwego rwo gusoza isezerano Chameleon yari yarahaye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo uyu muhanzi yasuraga iki gihugu mu kwezi k'Ukuboza umwaka ushize 2025. Icyo gihe nibwo Chameleon yari yasezeranyije umukuru w'igihugu ko azashora imari mu rwego rw'itangazamakuru ry'u Burundi mu rwego rwo gukomeza umubano mwiza n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Uganda binyuze kuri Chameleon. Chameleon FM 94.9 yamaze gutangira kumvikana mu mujyi wa Bujumbura no mu nkengero zawo, ikazibanda cyane ku muziki, imyidagaduro, ibiganiro by'urubyiruko n'umuco, by'umwihariko ibyibanda ku karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu ijambo yavuze mu muhango wo kuyifungura, Chameleon yavuze ko iyi radiyo igamije kuba urubuga ruhuza abantu binyuze mu muziki, amakuru n'umuco. Anongera ko ishoramari yakoze mu Burundi rishingiye ku mubano mwiza umaze igihe afitanye n'abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Naho filime Sinners igaragaramo Michael B. Jordan yakuyeho agahigo kari gafitwe na filime izwi nka Titanic yamamaye cyane mu myaka yo hambere mu bihembo bya Oscars bigiye kuba ku nshuro yabyo ya 98. Filime Sinners kuri iyi nshuro ikaba ihatanye mu byiciro bigera kuri 16, bikaba byayihesheje kuba filime ihatanye mu bihembo byinshi mu mateka y'iyi si ya rurema y'ibihembo bya Oscars. Aka gahigo kari gafitwe na filime zirimo All About Eve yaciye agahigo mu mwaka w'1951 ihatana mu bihembo 14, ariko urumva ko ntago yagejeje mu bihembo 16 iyi Sinners igiye guhatanamo, ndetse izi nshuro ikaza kuzihuriraho na Titanic yahatanye mu bingana gutyo nayo mu mwaka w'1997. Harimo na filime yitwa La La Land yaje kwiyongera kuri izo mu mwaka w'2016, ariko ikananirwa kuzirenga, ahubwo zose zikanganya. Izi filime zatanye mu byiciro byinshi birimo One Battle After Another igaragaramo Tyler Teina na Leonardo DiCaprio, ihatanye mu byiciro 13. Umuraperi Curtis Jackson uzwi nka 50 we yatangaje ko yirinda cyane kwivanga mu by'amadini no muri politike, avuga ko ari byo byangije cyangwa se byangiza isura mbi ku isura ya Kanye West ndetse na Nicki Minaj muri rubanda mu babareba. Ibi yabigarutseho ubwo yamamazaga filime ye nshya yitwa Moses the Black yayoboye mu bijyanye n'ikorwa ryayo. Nubwo iyi filime ikomoza ku nsanganyamatsiko zifite aho zihuriye n'idini,
50 we yavuze ko igomba gufatwa nk'imyidagaduro isanzwe atari ubutumwa bwa politike cyangwa se ubw'idini. Nubwo 50 akunze kumvikana mu mpaka no kuvugisha rubanda, kuba agaragaza ko hari umurongo atagomba kurenga mu bijyanye n'idini cyangwa se politike, byatumye benshi babifata nk'inama ikomeye ku bandi bahanzi bakunze kwivanga muri izo ngingo za politike ndetse n'idini cyangwa se iyobokamana. Tuvuye kuri uyu 50 Mia Khalifa wahoze ari icyamamare muri filime z'abantu bakuru, yahakanye amakuru avuga ko ari mu rukundo n'umukinnyi wa filime n'umunyarwenya w'umwongereza Rowan Atkinson wamamaye nka Mr Bean. Mwese muramuzi ku mbuga nkoranyambaga mu gukora utuntu two gusetsa, nyuma yuko amashusho akwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko bakundana. Mu butumwa yashize ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, Mia Khalifa w'imyaka 33 yasubije iby'amashusho yavugwaga ko yamugaragazaga ko ari mu biruhuko mu majyepfo y'Ubufaransa ari kumwe n'uyu munyarwenya Mr Bean w'imyaka 71. Mu buryo bwo gutebya yagize ati, mw'abantu mwe ndi gukundana n'igicucu ariko si Mr Bean, ariko niteguye kuba nabikora. Akaba rero agaragaza ko ayo makuru atariyo, anongeraho ko akomeje kubika ibanga ku muntu akundana nawe muri iyi minsi. Amakuru yavugwaga muri entertainment reka nanayasoreza ahangaha. Nge ndi Daniel niyo nkuru, ubwo andi makuru ko agenda tugeraho turi buze kugenda tuyabagezaho mu bindi biganiro byacu biri buze kugenda bibageraho kuri ciao ciao.